Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing guys. I love you everyone. Mumeze gute? Kanizere ko buri mukunzi wanje wese ahantu ari kameze neza cyane, buri mufana wanje wese manawe, buri muntu wese unyifuriza ibyiza n'iterambere kameze neza cyane. Nukuri mwese ndabakunda kandi mbasabira umugisha ku Mana. Nukuri guys, ndabakunda cyane cyane pe, muransapotinga waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo. Ndagusuje cyane noneho by'umwihariko abantu bibujumbura, Mana yanjye munyereka urukundo bikandenga. Abarundikazi aho muri mwese ndabasuhuje, hamwe mumeze neza, kanizere ko mwese muri amahoro aho muri mwese. Oh guys, nari bakumbuye abantu mwese mwanyandikiye inbox ngo mwarambuze, abantu mwese nanibagiwe suwe ababyeyi duhura mukansuhuza, abakunzi banje muhura mukambwira ati ibiganiro byanjye birabafasha, video zanjye zirabafasha. Nukuri ndabasuje cyane, ndabasuje. Nanjye nkora video ngira ngo ntago nkora video ari kunyungu zanjye gusa, no, ahubwo nkora video ngira ngo ngire abo mbasha kugira icyo nungura, nanjye tukungurana ibitekerezo. Comment zanyu ziramfasha cyane, nukuri ziramfasha cyane pe. Nukuri mukanizere ko mwese mumeze neza cyane muri amahoro guys. Nari mbakumbuye cyane cyane pe, nukuri cyane. Nje hano imbere yanyu abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hanze yarwo, kugira ngo tuganire. Ndashaka ko tuganira ku bintu byinshi maze iminsi mbona biri kuba cyane ku rubyiruko, amplis abana b'abakobwa cyane cyane. Muraza kwihanganira ahantu maybe nimba urusaku ruri kumvikana cyane, I'm sorry, ariko navuze ati no video ngomba kuyifata kugira ngo tubashe kugena communication ikomeye cyane. Muraza kumbwira muri comment, kandi nuze kwibagirwa gukora subscribe, like, share and comment. Umuntu wese ukunda ibikorwa byanjye no kunyagasani ajya muha umugisha mwinshi cyane. Guys, turi gukura urubyiruko cyane cyane, turi gushaka gukoresha social media, turi gukura umwana w'umukobwa ushaka kuba umuhanzi, ushaka kuba umukinnyi wa film. Mana yanjye bigiye bitandukanye, ariko nimba uri umwana w'umukobwa ushaka iterambere, yes, ntabwo uri gushaka kuza muri iyi mihanda kuri social media gukoresha imbuga uje ngo abenshi. Niba ufite intego, yes, korana n'intego. Niba ufite ibyo ugiye gukora ufite intego, ikintu cyose no kuri rubyiruko, abana b'abahungu ab'abakobwa, ndababwiza ukuri, ikintu cyose uzakora nta ntego ufite ntabwo kizagenda neza. Fashion nagomba beshya. Nimba ufite intego, gira ibyo wigomwa, ugira ibyo wirinda. Menya ko nta mwana uvuka agahita yuzura ingobyi. Uko waba uri umukire kose bingana gute, ntabwo ushobora kubaka inzu ngo kwa kundi hari ukuntu baca gutya ukuntu inzu izajyaho, sibyo uhita uvuga ngo ugiye ngo usakara uhita ushyiraho plafond. Ntabwo byakunda, ntabwo dushyiraho plafond ngo bikunde. Uko byagenda kose n'umukire ahera hasi, bera kuri fondation. Ntabwo wajya gushyiraho plafond utayishyizeho fondation, ntabwo byakunda. Nawe ushaka iterambere wikumva kuraza kuri social media, uhite nyine uzamuka, ufite role model, okay, role model bawe ngo ndashaka kwitamba nk'uyu, ntabwo byakunda nshuti yanjye. Gira ibyo wigomwa, umenye ko we kugira ngo agere aho ageze uwo role model wawe uzi byaragenze gute. Nshuti zanjye, nuko tubigendanemo neza, sibyo? Gira ibyo wigomwa, kuvuga ngo nanone hano hanze dufite abantu nyine sinzi ukuntu nabifata. Urahura n'umudirector, yes, urahura na producer, kugira ngo abashe kugutereza imbere. Ukamubwira ati njye mfite talent, ndi umuririmbyi, njye mfite impano yo gukina filime, ndashaka no kumfashe ungeze. Avuga ati okay, yes, ndagufasha. Avuga ati biragenda gutya na gutya, hari ibyo uri wanze kuma, turabana. Maybe guys, munyumve nabi nimunera amabuye, nagari bose, ariko ndagaya cyane aba producer, aba director n'abandi bantu bagiye batandukanye. Umuntu agenda agana
kugira ngo abashe kumuhitera mbere akabanza kugira ibyo akwaka. Ase muraza kumbwira muri comment uwo hari urukundo agufitiye. Guys, nta rukundo agufitiye pe, nk'ukuri nagomba beshya, nta rukundo agufitiye. Kuko iyo abagufitiye urukundo ndakeka ahita avuga ati okay, kugira bigende gutya birasaba kwigomwa umwanya, bisaba gukora gutya. Ntabwo sinzi ukuntu abibabwira, muraza kumbwira muri comment. Ariko abantu nk'abo usanga ababyeyi bari nyine gufata urubyiruko bagashaka kubagira ubundi kuntu n'ukuri kandi utube hafi. Sorry, muraza kwihanganira urusaku ahantu ndi, niko nyine hari abantu benshi, muraza kubyihanganira. Ariko n'ukuri guys, aba producer, aba director, abantu mwateye imbere, nubona umwana w'umukobwa w'umuhungu aje agusanga, mufashe uko ushoboye, wigira iby'umwabo. Ese uwo hari urukundo agufitiye? Nta rukundo agufitiye, nagomba beshya. N'ukuri kw'Imana nta rukundo agufitiye. Uzabanza kugira ibyo kwaka kugira ngo abashe kuguteza imbere. Nta rukundo narwo. Ugufitiye urukundo ni wa wundi uzakubwira ati nta kibazo mwana w'umukobwa, mwana w'umuhungu, ndagufasha muri ubu buryo, turabigenza gutyo. Yes, uwo ngo ni mwiza, nta kibazo. Ariko muntu uri gufata urubyiruko ukangiza urubyiruko, ukuri kw'Imana n'Imana yo mu ijuru ntabwo izakubabarira. Kandi babyeyi bacu mureke gufata abana bose kimwe. Abana bose ntabwo ari kimwe, nagomba beshya. Urabona umwana w'umukobwa wananiranye, umwana w'umuhungu wananiranye, abirirwa ngo bacapura amatelefone, abiyandarika, ukavuga ati bose ni bamwe. Ntabwo bose ari bamwe. Ababyeyi muri kubuza abana talenti zabo, ngo baragera kuri social media, ngo barabibirara, ngo barabakina. Ntabwo abakinnyi ba filime bose ari ibirara, ntabwo abahanzi bose ari ibirara, sibyo? Nimba warahuye n'abana b'ibirara, siko bose bameze, ntabwo ariko bose bameze pe. Ababyeyi bacu n'ukuri mudushigikire cyane. Hari abana bafite talent bashaka kuzigaragaza, bafite impano, kandi nitwe Rwanda rw'ejo, mudusupporting mu buryo mushoboye. Abantu muri kwangiza nyine urubyiruko, namwe mwese ndabagaye cyane. Nagari wase Kevin ubagaye gusa, hari n'abandi benshi. Ngaruka ku bantu banga gufasha. Abantu mwanga gufasha, nuko ntabwo ibyo bintu ari byiza. Nukuri waba uri umubyeyi, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, ukomeze ko se wafasha umuntu unyura ku muntu wo ku muhanda. Abandi bari Saidie Baba bari wafunguriye, bari gusaba ubufasha ngo abantu babigize business. Ndabona byagize gute guys, ntabwo ibyo bintu ari byo. Nukuri ndababwiza uko ntabwo ibyo bintu ari byo. Nimba nimba ufite umutima wo gufasha, ukaba ufite icyo gufasha, njye ndumva nta mpamvu utafasha umuntu. Uwo mwahuye ngo bano ngaba uranga kubafasha ngo bakahita bagutuka. Nimba uwo mwahuye yaragututse, ko icyumva ko n'uwo nguwanye kunzira nawe azagutuka. Tugira umutima wo gufasha, kandi abantu muvuga ngo gufasha ngo ngabaga ngo wabigize ngo nk'akazi, ari kuri social media ngari kugaragaza ngo ko iki ngatagiye gufasha ngabikore. Sorry, ndabigwa gute ngo inbox. Yes, ndabikore inbox ngagiye gufasha abantu, ngagende abikore nabishire kuri kamera. Hari abo bifasha, nimba we bitagufasha hari abo bifasha. So tureke disturbing abantu, sibyo? Nimba umuntu afite igikorwa cyiza ari gukora, kuba impamvu ari kubishyira kuri social media nukugira ngo hari undi ufite umutima nk'uwe ahita avuga ati yes, bya bintu kumbe n'abandi babikora. Hari ubu ufite umutima wo gufasha akavuga ati impamvu ngiye kubishyira kuri social media ndagira ngo na wa wundi ufite uwo mutima wo gufasha azandeberaho. Nubwo mutazahura ngakubwira ati warakoze, waramfashije, wagize gute, watumye menya ko gufasha bibaho, ko ari byiza. Nubwo atazabikubwira ariko azamenya ko ari byiza, nyine azaba yabikonye. Right? Nukuri tugira umutima wo gufasha, kandi ibintu byo kubona guys mutinda ku bibi, ntibujya mutinda ku byiza. Ukabona nk'ikintu cyiza ukagitindaho, ukabona ikintu cyiza ukagitindaho, kandi ugitindaho ugisenga. Abantu ngo bafasha ngo bakirwa babishize kuri social media ngo wapi, ngabantu ngo mwirirwa muvuga ngo ibiki, ukabona umuntu mukirwa mu disturbing umuntu ngo gufasha ngo ko iki ngo yabishize kuri social media, ngo nta mutima afite wo gufasha. Kubera iki? Yagiye kubikora yakugishije inama.
nimukadistabinga abantu bari gukora ibikorwa byiza, ibikorwa bibi mukirwa mubishigikiye mu mafuti. Guys, kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza, kugira tubashe kubaka igihugu cyacu nimba ugikunda kandi byiza, twese turagikunda, tugira umutima wo gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi, tugomba gufasha, sibyo? Tukagira umutima mwiza. Umuntu unyura ku muntu akamufunguza wamaye igiceri, bari abana bo ku muhanda ngo wiyigize ikirara, wiyigize ibiki, mugabo murahuye ari kunywa harya baba bari kunywa n'uduki tineri, hari abari kunywa tineri, abari kunywa kori, yes, ahubwo ati tantine wamaye igiceri, tonto anko wangurira indazi, si ibyo bari kuvuga, nuko baba bari kwivugira ngo igiceri ngurira indazi, right? Ariko kamabwiza ukuri, nimba muri wowe ufite umutima wo gufasha, fasha buri wese nk'uko abigusabye, sibyo? Kuba Imana yaraguhaye akaba ari kukwaka icyo ufite, kandi ubizi ko byose bitangwa na Nyagasani, nukuri mufashe, nta mpamvu n'imwe. Kuri abana bo ku muhanda agusabye irindazi, nimba ufite umutima wakugira ngo ugende uvuga ati se ngura mwana ngo nanga bashonje, ngo nukwirirwa ngo bavuga ngo amandazi, ese yagusabye irindazi uramubwira ati tugende njye kugura ibyo kurya, arakubwira ati bijyane ndashaka irindazi. Impamvu akubwira irindazi arareba akavuga ati reka ndebe igito aba ari cyo mubwira. Nukuri ndagira mbabwiza ukuri, babyeyi bacu, rubyiruko bagenzi banjye, gufasha nta myaka bigira, gufasha ntago bavuga ngo ugomba kuba ufite igihe ngo kingana gutya, ngo ufite imyaka ingana nkureshya gutya, no, ahubwo ugomba gufasha uko byameze kose ugafasha, kandi nukuri ko bigira umumaro mwinshi cyane, mwinshi. Abana b'abakobwa twirinda zitateganyijwe, nukuri abahungu bari hanze bari kutwangiriza ubuzima nabo batisize, ariko cyane ni twebwe turi kwangirika. Tugira intego, ibintu byose dukora ni intego, sibyo? Ukora ni intego, ibintu byose ukora bizatuma ubasha kugira iterambere, ukabasha kugera kure. Twirinda zitateganyijwe, twirinde talenti zacu, sibyo? Niba ufite tugiye baromodo w'ibyiza, wivuga ngo uriya ngakora ibibi ngo niyo romodo, ko iki utajya romodo w'ibyiza, sibyo? Tubashe twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza, kuri rwa rwego buri wese azajya avuga ati mu Rwanda hari urubyiruko rumeze neza cyane, rwabashije kwiteza imbere mu bintu byose. Muraza kumbwira muri komenti, sibyo? Ese ni igiki twakora twe nk'abana b'abakobwa kugira ngo tubashe kwirinda inda zitateganyijwe zituma amashuri yacu acicika, tuyacishisha nyine tukiri bato, right? Sibyo? Tubashe kuyarangiza, ureke kugurukana n'ibiguruka, tureke kugurukana n'ibiguruka ngo 16 ngo yaje ndayishaka, ngo nshaka 14, 16 izaza na 17 ze ebana haze izirenze cyane. None uzajya ukomeza wiyangiza ngo zaje. Ibyo nta gihe na gito ufite kubyikora, sibyo? Ibyo nta gihe na gito ufite kubyikora, asibye gusenga Imana yo mu ijuru, kuvuga ati Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, mbabarira umutima wo kunyurwa nta duke mfite. Bizagufasha cyane, bigufasha kugira iterambere mu byo ukora, mu byo wirirwa, mu byo byose. Nukuri nubona umuntu ukabona ufite umutima wo kumufasha, mufasha uko ushoboye. Ntabwo kumufasha si ukugenda ngo ubigire indirimbo ngo naramufashije ngo byagenze gutya, no. Mufasha uko ushoboye, kandi mufasha uvuga ati umufashe udategereje inyungu y'ako kanya, ineza nibora. Ndababwiza ukuri rubyiruko bagenzi banjye, babyeyi mutubyara, nukuri ineza nibora, ineza ntabwo ibora. Gira neza, wigende neza, uzayisanga imbere. Ntabwo wowe nungira neza, ntabwo brother waje uza kugira neza, mama wanjye suza kugira, okay, ashobora kuba ari kugira neza cyangwa mama, ariko siko bizahura. Uzagirwa neza n'undi utamenya, ariko yumuvuga ati nigeze kugira Kevin neza, niyo mpamvu no bintu bimvayo. Ubyuko dukunde gusenga, ibintu byo gusenga twabigize ibya nyuma.
ngo gusenga n'ibyo abajangweri ngo kurara muri pull-up kwirwa mu tubari kugira gute ngo ntibyo bintu bisigaye bigezweho ngo kugira ngo umusitari ngo nukwirwa ngo wanyweye inzoga ano na busitari bwa mbere muri iyi si n'ahazaza habo birenze kuba umusitari imbere ya Nyagasani. Uzaba umusitari imbere ya Nyagasani no muri iyi si ubihorere nta kibazo n'ukuri nta kibazo n'iki na kimwe uzahura nacyo. Umusitari imbere ya Nyagasani ibindi byose uzabyo ntacyo bitwaye. Kandi ndabakunda cyane sibyo aba bana b'abakobwa bo ku muhanda barara mu marigold sinzi ukuntu abita n'imvugo itari nziza bakunze kwita za mayibobo yes bakunze kwita za mayibobo. Murahuye n'umwana w'imyaka 13 14 aratwite nyine urabona aratwite inda n'inkuru urabizi uwo muziranenge afite agiye kumuraza muri rigori kakunyura akagusaba akabwira ati ngurira indazi abana bo nuko muhita muvuga ngo abana bo guys ntago ari mwese nimumfate nabi ariko hari ababikora kandi batari bake pe abe na gato. Nuko rero guys ndabakunda cyane kandi bifuriza iterambere urubyiruko urwego rwose n'ababyeyi. Nukuri babyeyi bacu bantu mu byo dukora tuba dufite abadukuriye muduhe mudusapotinge mu buryo bwiza sibyo ibintu bya ruswa bigiye bitandukanye mubigabanye mubireke. Kandi nukuri urubyiruko ndakubwiza ukuri umuntu uzakwaka ruswa akakubwira ati ngo kugira ngo ubashe gutera imbere ndagushira muri filime bigende gutya uraba umuhanzi nge ndi producer akakubwira ati ndi producer ndakugenza gutya turabanza tugiye ibyo dukora samahani sana ibyo mube mubiretse kumva ahubwo icyawe naho kijya bibe nyuma y'imyaka ingahe bibe nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 nimba ufashe ukomeje umeze gutya sibyo ukaba ufashe ukomeje nukuri I swear to God ndakubwiza ukuri n'ubundi iterambere uzarigeraho icyo wifuje uzakigeraho. Ufite talent nimba uri umunyeshuri iga ugushizeho umuhate nimba ufite talent runaka ushaka kuba umuhanzi ushaka kuba umukinnyi w'amafilm ushobora kuba ibyo wagukora byose sibyo nuko itumana ndabaraha imbere y'Imana muzatera imbere mwe gusa mukunde ibyo mukora sibyo kandi mwihesha agaciro abana b'abakobwa bihesha agaciro cyane umva twe strong twe dufashe dukomeye tumeze gutyo sibyo. Hari abantu baransabye no video kuri Instagram nizere ko mbasubije kuzakora video nyine kuza bambwira uti ese Kevin baratubwira gutya ngo bifasha ngo se baba arimo baramubwira ati wowe ubashije kudusubiza bamwe turabandikira nibadusubize ese gufasha ukabishyira kuri social media hari icyo bitwaye. Umva nukuri guys nta kintu kimwe bitwaye ku giti cyanjye nawe tubyumva kimwe nukuri ntacyo bitwaye kandi si bibi ni na byiza ntago ari bibi habe na gato nukuri ndabakunda cyane kandi mugerageze supporting ibikorwa byanjye ndabakunda cyane nimwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abo hanze yarwo mwese nimwe mbikorera kandi nukuri ndabashimiye cyane support yanyu ngeraho mwayibona nuko gukora subscribe like share and comment Nyagasana akomeza duhana umugisha mwinshi cyane manange mwinshi abantu munyandikira ndagerageza messages bari nyinshi ariko ndagerageza kandi buri wese nizera ko musubiza nubwo namusubiza mu gihe gikwiye nkuko abyifuje ariko ndamusubiza kandi nukuri abantu munyandikira ngo twakonye ngo turagutinya ibiki numva bare mujye munsubiza nta kibazo nukuri nta kibazo pe nta kibazo ntari biryanjye ndakusimubizi ntari biryanjye pe ndabakunda cyane ngo muraze kumbwira muri comment ciao Nyagasana duhana umugisha mwinshi cyane.